Reka twongere tubahereze ikaze inshuti mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Mboneyeho kubahereza ikaze aha kuri sheni yanyu Ururembo TV. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko muri amahoro kandi reka muri no guhumuriza ababa barwaye, ababa bafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Rero hano ku Ururembo TV tuganira tunyuzaho ibiganiro bitandukanye. Uyu mwanya tukaba tugiye kugira ngo tuganire ku kiganiro cyerekeranye n'umuryango, ariko nanone ikiganiro kirashingira ku ijambo ry'Imana, twibanda cyane kuko reka mbonereho no kubibutsa ko turi mu cyumweru ku itariki 8 zahise, ariko icyumweru yari umunsi w'abagore, yari umunsi w'abagore mu buryo mpuzamahanga. Ibi ngibi rero baracyari mu cyumweru cyo kwizihiza uyu munsi wabo. Ni umunsi rero wari udasanzwe, ni umunsi wagize iburanga. Reka rero nkomeze kwifuriza abari ndetse n'abategarugori ibihe byiza, ariko ntaretse n'abagabo, abasore, buri wese ahantu aherereye hose ndabiyegereje muri uyu mwanya. Tugiye kuganira rero, mbahaye ikaze aha ku Ururembo TV. Reka ngusabe kugira ngo ukande subscribe, share, commentaire yawe irakenewe. Utibagiwe na like yawe irakenewe. Ese mubasha gukunda ibiganiro by'umuryango? Ibiganiro by'umuryango nibyo dukunda gukora, nibyo dukunda kwibandaho, ariko tukagenda tubishingira nanone ku ijambo ry'Imana. Ariko murabizi ko nanone igihugu cyacu, buriya ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo burajwe inshinga no kugira ngo umuryango ubashe gutekana, umuryango mwiza. Na Madamu Jeannette Kagame, Madamu wa Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nawe yabigarutseho ahereza ubutumwa abanyarwanda, ahereza ubutumwa abari ndetse n'abategarugori, ababwira nk'uko bakunda abo babitaho nabo bakomeze kwikunda. Badamu rero, bari n'abategarugori mukumva, mukomeze namwe kugaragaza ko mwikunda. Iyo umuntu yikunda hari burya hari ibimuranga. Rero uyu mwanya reka tuganire kuri ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 5 duhera 22 niryo jambo ngira ngo tuganire. Ni ijambo uraza gusanga ryiganzamo ijambo umugore. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, mugandukira Kristo. Ariko mwiri jambo nanone ntabwo nza kwibanda cyane ku mugore, ahubwo ndaza kwibanda cyane ku mugabo. Ubu butumwa mw'uyu mwanya ndashaka kubugenera umugabo cyane, nubwo n'umudamu atabuhejweho, ariko by'umwihariko ndagira ngo ubu butumwa abagabo mubyumve cyane. Abagabo mufite abagore rwose ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ubu butumwa mubwumve. Usimbutse uvuye kuri murongo wa 22 ugiye ku murongo wa 25, haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana tugira ngo turishingireho mw'iki kiganiro nateguye uyu munsi, kugira ngo turebere hamwe umugabo, inshingano z'umugabo ku mugore we. Ni ijambo ritanze ubutumwa. Ririya jambo hereye kuri kwa kiriya gice cya 5:22 havuga nyine ku mugore n'umugabo, ariko ndagira ngo kuri umurongo wa 25 ari wo twibandaho. Bagabo mukunde abagore banyu, ubwo n'ubutumwa bukomeye. Abagabo bakwiriye gukunda abagore babo. Kandi bagabo mwibuke neza ko mutarazana abagore mukiri abasore, mwageze igihe cy'urukundo, cyo kurambagizanya, cyangwa igihe cya fiançailles, cya gihe urukundo rwaragurumanaga cyane. Wumvaga wateraga imitoma myinshi cyane, ugaragaza ko ubuze washeri wawe, umubuze n'iminota ingahe mutavugana,
amasaha angahe se, umunsi ukumva ntabwo utekanye. Burya ni urukundo nyine rwagurumanaga muri wewe. Ariko uyu mwanya uri guhabwa ubutumwa wibuswa iyi nshingano, ukwiriye gukunda, ukwiriye kugerageza ugakunda umugore wawe. Abagore bakeneye kubakunda, ukeneye gukunda umugore wawe. Ubu butumwa ndabukuzaniye kugira ngo urusheho. Birashoboka ko yewe uyumva usanzwe ubikora, usanzwe ukunda umugore wawe, ariko nanone ongeraho, genda urushaho kubinoza, urukundo urushaho kuruteza imbere kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, urukundo rukomeze kogera, nk'uko wa muhanzi yavuze ngo urukundo ni rwogere. Rero kugira ngo urukundo rwogere, ukomeze gukunda umugore wawe, ugomba kubigaragaza mu bimenyetso bigiye bitandukanye. Birashoboka ko uko hari igihe wageze ukumva urukundo ruri kugabanuka, burya urukundo rujya rushira. Urukundo rw'abashakanye rushobora gushira, ariko rugashira kubera impamvu. Umugabo ashobora kugabanya gukunda umugore we kubera impamvu runaka, wenda ziturutse no ku mudamu. Ariko reka twe bagabo mu nyumva, mukora inshingano zanyu zo gukunda abagore. Hanyuma numara gukora ya nshingano yo gukunda umugore wawe, mu kumukunda, Bibiliya idutegeka ko ukwiye no kumwitangira. Urukundo bisaba ko witangira umugore wawe, kumwitangira mu buryo butandukanye, kugira ibyo wigomwa kubwe. Hanyuma urwo rukundo rugomba kugenda rugaragaza ibirungo, rugaragaza ibimenyetso inyuma. Umugore agomba kuba uwa mbere. Birumvikana mbere na mbere ni Imana, ariko nibura umugore wawe nyuma y'Imana agomba gukurikiraho. Iyo wamaze kumva, ugomba kumva umugore ko nta kimusimbura mu buryo bwa kimuntu, nta wundi muntu ushobora gusimbura umugore wawe. Icyo nicyo rero ijambo ry'Imana, nibwo butumwa ukwiriye gukura mu iri jambo ry'Imana, kugira ngo umuryango wawe, urugo rwawe rukomeze kuba rwiza. Nuko mugabo ugomba kugira uruhare ukagaragaza ko ukunda umugore wawe. Mu kumukunda ugomba gukora za nshingano nyine z'umugabo zo kwita ku muryango, ku rugo. Nanone kandi ugakomeza uzana udushya ku mugore wawe. Urwo ni urukundo, kumugaragariza nyine ibimenyetso by'urukundo. Ibimenyetso by'urukundo ushobora kubimugaragariza mu magambo meza umubwira, mu mwuka mwiza. Ushobora kubigaragariza mu mpano zitandukanye. Burya impano ntibisaba ko igira igiciro kinini. Impano n'akantu gatoya ukoranye rwa rukundo kanezeza umugore wawe. Umugore wawe ukwiye kumugaragariza rwa rukundo, haba mu rugo, mu muryango, haba ndetse no mu bavandimwe, haba mu baturanyi, aho ugeze hose. Umugore wawe agomba kuba uw'imbere. Umugore wawe agomba kuba uw'imbere kurusha abandi, kuko urwo rukundo kurimugaragariza bituma umugore arushaho kugukunda, bituma umugore arushaho kugubwa neza mu buzima busanzwe bwa buri munsi, bituma umugore yubahiriza za nshingano twita ijambo ry'Imana ryise kuganduka. Bagore mugandukire abagabo banyu. Aho rero niho byose n'ibindi ukuvuga ngo buri wese akora inshingano ye. Iyo buri wese yakoze inshingano ye, biroroha kuri buri wese. Ariko by'umwihariko umugabo, urwo ruhare rurakenewe. Noneho wowe kora inshingano yawe, natubahiriza inshingano ye ubonereho kuba mwaganira no mu gihe bibaye ngombwa, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ugomba gukora ubushakashatsi ukamenya birapfira he, kuki ngerageza gukora ibyo nshoboye byose ariko ntagire impinduka y'urugo rwanjye mbona.
icyo gihe hari igihe uzakora ubwo bushakashatsi usange hari icyo udakora. Rero nagira ngo nguhereze ubu butumwa bw'uko ukwiriye gukunda umugore wawe. Abagore ni ba mutima w'urugo, abagore ni ba nyampinga, abagore iyo tubashyigikiye birabubaka. Rero nta rundi ruhare, nta wundi musanzu usabwa, urasabwa kumukunda, urasabwa kumuba hafi. Muri hari igihe umuntu ababara, buri wese agira umubabaro, mube hafi. Hari igihe umuntu agira ibyishimo, niba agize ibyishimo byakire neza, umube hafi nabwo. Igihe cyose umugore aba akeneye kumuba hafi. Ahandi mwa kino cyumweru turimo cy'iyi minsi mikuru, cy'uyu munsi mukuru w'abagore, bakomeze kumva baguwe neza. Umugore wakomeze kumva aguwe neza. Sinibaza niba ubikora, niba wabikoraga rushaho kuzana ibirungo by'urukundo. Urukundo rugira ibirungo bitandukanye buri munsi gerageza. Niba wageragezaga kuvuga nabi, gerageza uvuge neza. Niba wageragezaga ko utakoraga inshingano z'urugo kuko ni nyinshi, gerageza urusheho kuzikora. Gerageza buryo ukunda umugore wawe. Hari umuco w'abakera uvuga ko abagabo bavugaga ko batajya guteka, umugabo atakubura ahantu handuye, atakoropa, umugabo mbese ari ukwiriye kuvuga mu rugo. Ariko burya umugabo ukunda umugore we, aho bavugaga umugabo ntiyafurira umugore, ibyo ngibyo ni imyumvire benshi bisanzemo. Ariko burya ahari urukundo, ibyo byose, urukundo rurenga byose. None se arwaye wahabireka bigakora nde? Rero kwa kundi yarwaye ukaba wakwitabara, ukaba ntiwateka, none se arwaye wakwicwa n'inzara? Ubwo nawe mu kwicwa n'inzara kwe ubwo wawufashije uburwayi kumwica. Icyo gihe rero iyo myumvire, ahari urukundo, iyo myumvire irarangira. Ahari urukundo ushobora gukora ya mirimo wasanze wenda ababyeyi bawe batakoze, kuko kubwo ariko bari barabifashe mu myumvire. Ariko ni imyumvire itari myiza. Umuntu wese akwiye kumva ukwiye gushyira umugore wawe imbere. None se washyira umugore wawe imbere umwicisha imirimo? Washyira umugore wawe imbere mudafatanya? Rero ni ngombwa ko abantu nyine buzuzanya, ari byo bise uburinganire. Uburinganire ntabwo biba bivuze ko umugore yagiye hejuru y'umugabo, ahubwo buri wese aba yumva, buri wese aba akunda mugenzi we. Ubukunda umugabo wawe n'umugabo wagukunda, hanyuma mugafatanya bwa buzima busanzwe, mugafatanya rwa rugendo, urukundo rukongera. Mugabo rero uruhare rwawe, message irimo nuko ukwiriye gukunda umugore wawe, ukabigaragariza mu bikorwa byawe byiza, ukabigaragariza mu biganiro byawe byiza, mu ijwi rituje ryawe ryiza. Ibyo aho hose, n'ibyo bimenyetso, n'izo geste ugenda ukora, umukorera impano, uzi n'akabombo ko gashimisha umugore. Byose rero bigafatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, kuko si we byiza bizira gusa, ariko ibyo ukoze bitoye biba byinshi. We warire ahita ko yumva aguwe neza, noneho ibyishimo bikuzura mu muryango. Umugore wishimye rero bituma urugo rwose rwishima. Rero gira uruhare mu gukomeza guteza imbere, mu gukomeza kwimakaza urukundo mu rugo. Urukundo ukunda umugore wawe, ibyo byose uzaba ubikoze bikugireho ingaruka nziza, ari no ku miryango mukomokamo bizagiraho ingaruka nziza. Ndetse ntibizagarukira ku muryango gusa, ahubwo bizagenda bikwire, bisakare mu gihugu hose, bitaretse n'isi yose. Imana rero bagabo, Imana ibahereza umugisha, kandi ndizera ko umuntu warangwaga
n'ibitari byiza n'ibitashimishaga umugore, ndizera ko hari impinduka igiye kubaho mu izina rya Yesu. Ndizera ko hari ibyo utakoraga ugiye gukomeza gukora. Rero aha yari ku Rurembo TV, ibiganiro tugenda dukora nk'uko nabibabwiye dutangira, ni ibiganiro byubaka umuryango, byubaka ingo, birebana n'abubatse, birebana n'abenda kurushinga, urubyiruko, birumvikana guhera ku myaka 18 kuzamura. Ibyo biganiro ntacyo bitwaye ko babyumva. Tuzagenda turushaho gukomeza kugenda kungurana inama n'ibitekerezo, tuvuga kuri zimwe mu nshingano z'umugabo mu rugo iwe, ndetse no kuri zimwe mu nshingano z'umugore mu rugo iwe, ndetse zikaza zunganira nayo zihurijwe hamwe. Namwe nk'abashakanye ni byinshi tuzagenda tugarukaho. Icyo tubizeza ni uko tubazanira inyigisho zibubaka. Icyo usabwa nawe ni ugutega amatwi ukumva izi nyigisho kandi ukagerageza gushyira mu bikorwa. Rero Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ihereza umugisha imiryango yanyu, Imana ihereza umugisha ibyo mukora byose. Amakuru yacu yo, ibiganiro byacu duhora tubagezaho nakagaruka. Ntuve hano ku isheni utiyandikishije, ukanda subscribe, ukora like, share, komanteri yawe irakenewe. Kora share mu magroup atandukanye kububatse by'umwihariko babone ibi biganiro dukora, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Imana rero ibahereza umugisha. Shalom shalom.